Banyarwanda, Banyarwandakazi, Barundikazi, Bakongomanikazi, bakunzi bamenye impamvu cano, bakunze umuhungu wa rubanda karasanye ka Myasiro, bandu mwese bo mu karere cyangwa bo mu mpande zose z'isi uko ari ine, ndabashuhuje. Umuhungu wa rubanda ndaje ngo tuganire, ndagomba nabuze ndaho nagenda naho nzaje, mbese mwagize ngo uzapfa rushe apfaga vuba, ndagapfaga vuba, barababeshi uzapfa rushe sinzi umukecuru wacu akunda gutuka abantu ngura kamara iminsi kumva ko atagututse kandi araguhamisha, ngura kamara iminsi uzabonemo ibyiza n'ibi byose uzabirebesha amaso gawe. Ndabashuje rero mugire Uwiteka Imana ishobora byose nyiribihe byose, umurengezi w'ibiremwa byose, mugire igihugu, mugire ubutaka, mugire gakondo, mugire ubuzima buzira umuze, mugire repubulika na demokarasi mwisagaguyemo. Ubwo munsi ndaje rero nzanye iki, ntabwo nje gutondeka ibintu kuko ndabwo ndi kwandika igitabo. Sinzi umuntu wagiye muri komandera aragamba ngo ndacucikenyaga ibintu ndamwari muzangosora, niba mwari mugomba kunganira kungosora ku biganiro byo ndangaga azambize, ariko indi yemu urubanza buri wese ndiyaruca. Rero karasanye ka Myasiro ndaje, nzanye amakuru gashushe simukagira Imana yanje ndagahera hehe mbere kuri update z'urugamba ko byose bishushe mbere hehe. Musikinge nge kugamba hanga na nyina wunda byara umuhungu, bandu bo mu bwoko bw'abahutu mugira ubwenge bugeretseho n'ubundi. Karasanye ka Myasiro kuva muri 1996 hari ibanga naguyeho ry'umugambi gwari rwo kurimbura abahutu bo mu karere, kugeza na kuno munsi mugenda hejuru, ariko Imana ifite ukuntu yishaka itanga imbano n'umuntu utarize akamenya ibintu mbere yabize. Haba mu Burundi, haba muri Kongo, ubwo mugambi gwari gwarateguwe n'abambatsi bihugu go kurimbura abahutu bakoresheje umukozi witwa Ingotanyi. Ahanga mu byumve neza, ushaka kubisobanukirwa azabikurikirane amaso gazamuha. Donga ngani ni ngo kugamba gute impunzi 1994 zibungira hano wacu mu Kongo muri Zaire zari z'abahutu, majority 99% bari abahutu. Gizoke hanabatutsi bahunze kandi nabo bakiri mu buhungiro, kubera ko ndago bazi Ingotanyi ni bari abatutsi kandi bo barebye kure babonye ko Ingotanyi atari abatutsi, babimenye kare. Abo ngabo rero kugira ngo uzabahindure ni nguko wanyuza umutwe gw'indogobe mu nzuru ry'urushinge. Rero muri kureba ibintu bija bishira naragambye ndi urugamba rwatangijwe n'isasi ruzarangizwa n'isasi. Mutakaga byo kagambaga ndago kabise ibintu bigeze muri Amerika Washington muti yaragambaga ngo ruzarangizwa Amerika igiye kubirangiza. Reka da yarashobose si wowe wibazaga ibyo ngibyo, waruzi ko Amerika mundi yazaga sayininga kava akaja akanyura inyuma akajya gukora ibindi. Umwana muri zindakizwe urutozi ni wa mwana uvuna umuheha bakamwongera ugundi. Ngizi Ingotanyi uburyo bwazamenyereye zari zizi ngo amazi ni gagandi, ariko buno munsi ndakwa ariko gagandi amazi garahindutse. Iyo ufite umukozi ukamukoresha umunatanye gutobera uramwirukana ugashira wundi. Rero ukunda abahutu twari barafite umugambi kuturimbura kugira ngo impunzi zive mu Rwanda zize muri Kongo. Ubwo mugambi kwari kunyuza i Burundi, bura ni Burundi naho hari vizigenda daye aza kwitwa hari umugambi wo gutangira kwica abahutu, ariko babona ko ndakundu barica abahutu Habyarimana kiri mu Rwanda. Mukirebo noneho tibyagenze gute impunzi zije muri Zaire z'abahutu ni ifu wari uvanze n'amazi. Abantu muzi kugenekereza ufasha amazi ukavanga n'ifu, wamara kwavanga n'ifu ukongera ukagamba uti ngaho muvanga ifu mwishirari amazi mugashirari. Ibyo bintu byashoboka. Ngiyo mbatsi bihugu kindu yari koresheje cyo gushaka kwica abahutu na kuno munsi usibye gusa ko Imana atinze ukuboko. Ingabe bazisenya bari bazi ko byazi bikunze bamwe barasubira mu Rwanda, barazi ko barasubira mu Rwanda, ntabwo batekerezaga ko impunzi ziri Rwanda ko bari bazi ko se hose hari umusake batazi ko ndamuntu rambuka, bakoresha abahundi bita bangirima, baragotara bateragira umuntu wambuka gara amabisi gari hari bwose gazabagana. Ingotanyi zigutera imitega tansiyo
remungirima utari ufutunzi gare gusa umwereke basi ire mungirima utunzi gare ashanaga ingwe akazijana muri Goma n'ingwe nazo yaciye mu birunga ukamwereka Land Rover aho nganda arasa tambaye ariko umwanza gukira ko imwanza gukira koba imani gukira kanzu ndababwiza ukuri iyi ngambi kiza iyo bataza gupfumura abahutu bose bagasubira mu Rwanda ndano ko bari nguru ndano ko bari nguru ubugihari icyo kintu muri kukireba iyo bose bakizi ko ingambi zavuye mu abahutu bavuye mu Rwanda bakongera bagasubira yuko ndabaraye n'izina ry'Imana nakuno munsi ndano umutu bukihari mwibuko ijambo umugabo yagambye ngo ndabara baducitse bakambuka tuzabasanga tubibabase aragamba uti abo kurasa twarabarashe abo gucura turabacura abanyarwanda murashagitse kandi nje karasa nikambiye asubira bikambaga abantu bakamburwa amenyo bakabona ko nasaze ko niba narasaze birandiye gusa bwanje gufita munda bongejeje kumbaga ndi kugamba ibiki ngo mbese nacecetse ngo ndi gusha ndikotse icyo ndikoza nje ukizi kuba 96 wibaza inyesha ndazi nyaka 30 ngajone savimbi nawe ushaka mu munyeshamba amanje gukorera kiritemo nkawe ni umutwe kwa n'ubwange ngati ibinda byanze none byanze umwe undi nawe arabyanze nundi arabyanze abahutu b'abanyarwanda bamaze kubyanga bose nakuno munsi ndakubakira mu buhumbi natangiye ndumwe imiryango iramparana yabaye muri rebeli banje bati none yabaye muri rebeli ifatanyije n'abarebeli b'abanyarwanda ariko kuno munsi sinchariho uburebeli nta rekritema bakoraga kugwanda amahoro nta gitabo byigagamo iyo ufite amahoro ufite uweka guhaye utagafite uragishakira ndabwo aho Pakistan ndabwo n'umunyamerika ndabwo ari kiza gushakira amahoro aragushakira amahoro nawe ndagafite bako mugira ngo bino bihugu biratereye ibihugu byose mureba ngo za Amerika zaci biratereye ngo ndabibazo babagiraga afite ibibazo bitani byacu wakwereka umukungu ibibazo akiraga arutoka n'umuhinzi uhingaga ibirayi kera amezi 3 akabikura amara kubikura akagira ibyajya akagira n'idabika by'imbuto ariko abantu ufite ibigega byamuzuranye ahora kwinjira mu bigega ariko uje kuvanamo ibipfu kugira ngo byose bidapfa ngabo bazungu ngabo bambatse ibihugu amarugo mugamba ngo bafite nagaye rero ingorugiro mbahaye ugamba ndi ufashe ifuka ivanga n'amazi kubivangura ndago byashoboka noneho ukuntu byagenze Imana irebera imisega ndibumbya abahutu barapfumuye bamaze gupfumura kubera ko abenji bari baramaze kumenya nagumanya baraza babagize rucuru Masisi ifi bayivanze n'amazi zira operasiyo zose uko zabaye guhera kuri FDR RCD CNDP M23 ya mbere M23 kabiri ndago byaje biri gushaka umuhunde cyangwa umutembo cyangwa umunyanga byaje biri guhiga umuhutu FDLR abangaba bitwaga bamayimayi ndakindu bashakagabo kubundi banyamujiyo bigiye bitwaga bamayimayi niho baje guhinduka bazarendo karasa nyikambye mu Rwanda mbigambe na karukanye izina ry'Imana niba mbeshe Imana zabimbore mu bantu batangikiza rero ni sekuru zaho bazarendo barabitwaga ba mayimayi bayakutumba bandi bari abakozi b'ingutanyi uko bahindutse ingutanyi ndumbaze nabo bacanye ku maso bati urungo yabagayindire ni mama mu gihundi barabikambye ngo bwayindire ni mama ngo cyagendire ni mama igihugu kiragiye batangiye kugira guti gusobanukirwa urabwo umuhunde umunyanga umutembo asobanukira ingutanyi yegura imbunda izo bamuhaye muzi ko bose bamayimayi imbunda batunze bari bazihawe n'ingutanyi icyo kintu mwari mukizi abanyamurenge muri Sidikivu bicwa ndibicwaga n'abamayimayi mwibuka umukobwa w'umunyamurenge gambye ati je ndakurikiraga ati njewe atugama na Rwanda ndumuguri ati nzaja ku munyakenya wa ufite sida mu bwo hejuru ayimpombe namara kuyimpomba ngende mbere ku mwana umwuzukuruza na sekuru mu mayimayi aho gafite musaka shaka muzakabona none umuntu wakanye bagomba kwica mu mayimayi yareze kuri sekuru na sekuruza yabazizaga iki ngo nuko bicaga abanyamurenge ico gijaka icyaraka barajyaho niki n'ingutanyi tukujana rero izo operasiyo zose ko muzizi zaje zishaka umutu turigisha karasa ni kamera zirubure abandi banirana gabatanye kwa dutabare tuba murane tuba 10 tuba 50 tuba tubaye 100 tumaze kubona ko byose byabaye umusuru ari umusururu ari amasaka arifu bavanze n'amazi tutirekaga niyo FDL bagambaga ni FDL y'abahutu gusa FDL barayicuri asigara FDL yandi mu butaka naguno munsi ufashe kano karere kacu ukavana abaturage bose
ukabimurukaje kwatereka handi ukabyereka isinzimo ingotanyi zanaza ngo tugiye gushaka ngo namwe ngo mwangotanyi kandi ukarere kabaye zone nete nda muntu twashaka ingotanyi zanaza ngo turi gushaka FDLR yo mu butaka ndio ndabarahi ingotanyi namaze kuzirunguruka ndazirunguruka neza barakoze ikintu bita manipulation baramanipira mu buryo bwose niyo mpamvu mbabwije ukuri bakunze bamenye impamvu cyane bakunze mu Rwanda Karasani Kamyasiro ASOS kuzabona ifoto Karasani Kamyasiro hariya byagutwara imyaka n'inyandiko kuzabona Karasani Kamyasiro kuri media zaga kuri media abanyarwanda batutsi n'abatwurwana ngo ku Rwanda niyo zaje kuri media amakera ingotanyi naragize gose ndagamenya zimbera abari mu beza cyakora cyo tunzishimira zambere abari mu beza urukumva zambere abari mu beza utwitse inzu harimo kiraba bateruraga n'izina ry'Imana utwitse inzu harimo kiraba bateruraga ukabona umuro gutangiye kwaka ndakubwije ukuri ico kirema waje kugisanga waje kukiramira cyageze ku muryango cyageze ku muryango reka nisubiza abazanye nuko nyine ngo byacamutse nyine ubwo byacanza ngo ndabicaga nyine reka tuzuze umuzarendo nimero 5 tuzuze mwene muzeyi tuzuze umuzarendo nimero 100 tuzuze umuzarendo kazi na wabana tuzuze umuko nyine umututsi kazi tuzuze umuzarendo umupagani Petro hakura n'umupagani kazi tabara umupagani kazi njenga umupagani ni umuntu wemera idini rimwe gakondo muri rero nuko abantu batari gusobanukirwa iri zina ngo umupagani ni umuntu uhagarara ku kintu kimwe akacemera uko kiri kandi umupagani kazi ndabigushimye ko uri umuvumbuzi uri umufilosofe ndagushuje iyi nduza iyi message igarira ngozi uzakora commentaire urebe ko nabishe umupagani abaga mu pagani gatudurwa najaga ngaha na ninyabingi nibigirwamana ariko umuntu wemera ukristo uja kumuruka mune shaje magaturika yagiye mu baporo yavuye mu baporo yagiye mu pentecote yagiye mu musiramu icyo kintu dukutumika naho neza abantu batari bazi umupagani cyari ariko umupagani yemera ko agomba gusenga bazi umuzimu nito abakurambere nito ndamupagani ushaka kugenda kajya ntabwo ari nyamushinga irya nino rero twe upagani bwacu nuba kugendera kuri twemera kandi iyo wemera ukuri uhagazeho niyo akwemera ari kinyoma ariko imbere yawe kubaka ukuri utajarajaye tuzuze umuzarendo kazo muri Marawi tuzuze nimero 100 tuzuze nimero 777 nimero 4 nimero ya mbere n'abandi aho muri hose wazarendo cyane mu Rwanda ubu ni mwewe mugiye kugira akazi twakoze akazi twatangiye nimwe mbaraga zanyuma zo guhindura ibintu mutero twagiye muri kureba nk'abantu ngiye kuri RDF ninde mundu ukunda agasuzuguro azaramba ati ngiye nkunda agasuzuguro umuntu akwanga gusuzugure wamuha utunze byose ariko akakubaha abanyamerika bazi Kagame wariwe bazi ko ari umukozi wabo bahaye akazi none bambwira ati akazi kararangiye kuko abanyamerika bavanye amaboko kuri Kagame ubu ngubu iyi Kongo yacu kiza kuba yaraciyemo ibice ntabwo ari kubona mu munyamerika iyi Kongo yacu yo haraziritse barateye kamba kisekedi ntabwo ari kubona mu munyamerika nabahatari ntabwo ari kubabona kuko babikoraga mu banga ariko noneho icyaje kwereka ingotanyi ko ibintu bishoboka icyaje kwerekana abanyamerika ko ibintu bihinduye isura nuko indambara yaje kwinjiramo abaturage abantu muzi umugozi gw'inyabutatu ariko abakongomani twagize umugozi gw'inyabune iyo migozi ni iyi iyo migozi y'inyabune ni diplomasi imbunda kumva ibintu kimwe icaka ndakunda kibabwira buri wese yacibwira inyabune noneho reka mbere ku rugero hari umuntu wapfuye amaze gupfa yicwa na regime y'Kinshasa ya Joseph Kabila kubera ko yaratangiye kuvumbura icyo kintu abanyamerika babivumburiye kure barisaniye hejuru bava bati elimine uwo muntu ninde ni General Mamadou Ndara keso name reposa en paix General Mamadou Ndara baje arabasema ringara areba indambara kugwana tere ndagayizi yumva ko ari abakombata ko turiho asaba ibiganiro natwe ingotanyi zari zizi ko bakundi bisanzwe amaze gusaba ibiganiro natwe atubwira ati bo tuno duce muratuzi ururimi rwo bagambaga murarusi nizi ngo ururimi rwo bagamba zo zigambaga murarusi nibyo noneho ikibazo cyaje kubamo
abantu benshi ngabahunda batemba abanyanga banandi ndago bari bazi igifaransa cyangwa iringara kandi mu gisirikare cya Kongo bakoresha iringara cyane kandi none muri abo ngabo nda muntu wari uzi ikinyarwanda kunyarwanda n'igitundi kimwe n'ubundi umwana uzayika ntabwo mwicisha gurume bati mutumire haza sensibilisation naragenda ngarukara nsiga bamanuka nabandi ndavuga ni bo ningara uri muzandereke bati genda wumve nagenda gamba ndi ingote zamire kutubana nawe yabagiye kumbo ariko ndakoresha tactique ndagenda ngezeyo mbere yuko tuvugana na Mama Dundara mbamenera ibanga ry'umutami yaduhaye ingwate y'abantu yazanye abasirikare 11 naka tugenda turi batatu ko ni batwice nawe ugomba kwica nzamabanga menshi mwe nako muza mvuye je niko mvuye kure turagenda turaganira aho twaganiriye nabo batatu turaganira ibintu tubishira mu buryo turayizi ibiki but okay mutahe noneho dufite gahunda gufatanya urugamba tukaburangiza tukaboza igihugu cacu catiwe n'abarwanda soki mboka enemy azawataka mboka bana mboka ndi bakudefendre mboka yoka ni toyo kani mu colonel tugara kiri colonel atingize na mayigo niringarwanizi ni sawa abanga bagenda n'abahutu noneho igitero cya mbere cya kabiri twari ba ekirere banyuraga bagacanga dutega biskade hanga icyari kimaze ngo tayini na biskade gusa ha front line bati byakomeye yabyitso biti Kabila urabizi Mama Dundara yakoze kunuza yingwe bati bite yifatanyije n'abahutu wumve ukundi barafite umugambi wo kutumara siyo yifatanyije n'abahutu ngwiye nibo bari kumufasha kugaba ibitero niyo mpamvu tutari ku resista tukugira ahantu tugaba igitero tutari twanatangira no kugwana tukagwa mu gicu Kabila yisashushanya ukundi bazamwica Mama Dundara aje gukora attack karasa ni kamera zirabana bazakurikira muzitegereza ama video ga Mama Dundara ndiwo abanduza abasirikare bajyanye gukubita ingoni ariko kamana je ndi kugenda muri inyuma muzakurikira video kera muzayibona abantu bashaka kundeba ariko ndago ngo wambona tu konje mbinduranya ameze nka kamera Mama Dundara abana mwirimina bamaze kumwirimina umugambi kuba kuguye ki mu mazi singote ngizagiza amashagaka General Bauma suko yapfuye na colonel amaze kubwira General Bauma ambwira ati hano hari abasirikare reka ndimwe mushaka abasirikare handi Mama Dundara yarakivumba ati hano hari abasirikare kandi bazi kugwana bazi inyeshambo ikabiza kindi inyeshambo Bauma nabati ndimumusige iyo ngenga bitekerezo yabo utarayifite yo kugwanira Kongo Bauma siko bamwisha indo mwari mubizi Apocalypse imperuka Apocalypse idahishuwe Apocalypse revelation mubimenye ibyo byose rero ukuntu byagenze nuko nguko turagwanye batirikada turagwanye rekada eyasiraje rekada bayave rekada abaga kubanza kugira imbaraga bati rero ndakundi are mwiropuriye rero asiga imbundanga nguko ko abahutu bari bafite ukundo bagomba kubamara ubwo rero RDF ariko barinje ibi bihano byayifatiwe abantu benshi bari gutekereza ngo ibingi birusha ibingi ndago byoroshe ingotanyi zishingiye ku gisirikare kutera bwoba kugeza buno munsi gwa none u Rwanda ndagisirikare gurugira igisirikare cy'u Rwanda baragisheshe kera ibihano bigisohoka igisirikare cy'u Rwanda ngo bagishishe Abanyamerika n'abatari bagomba gufata ibindi bintu byo mu bwego bw'ubukungu ariko babona ko ingotanyi yacu zipfana n'abanyarwanda ari umunyarwanda uri ku Rwanda uruguyemo atabwo reka duhere kurabanga icyo nagamye ndambara ngizarangizwa n'impapuro zangizwa n'amasasi niruganishaye babazirikira amaboko inyuma ejo muzarenda zabayambutse ejo bikabe ndako bikiri banga urugamba ruzarangizwa na Wazalendo niyo mpamvu batangiye guhimba amatangazo ngara amatangazo ndabara FDL yakaritse FDL bagaye FDL kwa kasani kanyese bari kugamba umuntu iyo FDL kwa kibesha bari kugamba iyo FDL kwa mukatakoni umuntu bari kugamba iyo FDL ni ndayuri mureke mbiriki abantu mwise mwibuka ibyabaye 94 mu Rwanda aho bamwe n'umusirikare bakamwirukanga aho ngisambo afite imbunda nozo u Rwanda rwari Rwanda rufite igisirikare ngiyo RDF akebo kajuwa mukarura ngiyo RDF mimwari ngo yiruka murabiza bari niko njewe numvaga izino mbonzi kumbwira ati babana umusirikare ufite imbunda mananje ati patrouille yari guhiga umusirikare ufite imbunda ngavuga se nubwo icyo gihugu cyari gifite igisirikare ngo nanje byatuyebeye abaga muri Kigali nyine ni bagamba ati none igihugu kiri ni gute hari umututsi twibanya kandi yari waratekereje kunga uwo mututsi twibanya waratekereje kunga mbere ko ndanda zahunge ese arahunga hunge abatutsi bishaka bahunga benshi bataga mbashaka mu ngotanyi no gucana batatu 94 ati siko ngotanyi ndazizi ati mwami gusa nje natekereje no kunga mufata abana banje duhunge biranga ntagamba ngo bene karakabage ngo nje ndago mbizi ndanazi sangaye
ati oya abanga twarabanye twarashingiye twageze gute nzemera mbane baragupfa tuzapfana. Mfite amateka, mfite abantu bambaga amakuru mu Rwanda mwe mutanazi. None fare force za Rwandese bayiboheye amaboko inyuma nguko wafata umuntu w'umunyembaraga. Wamara gufata umuntu w'umunyembaraga ukamuha amaboko n'amaguru ugariza umwana w'imyaka 10 ingoni tikubita ndara kubita kugeza muri none. Dore ngizi ingotanyi aho zigeze aho ibyo zakoriye fare ni umunyamerika wabikoze, ni nawe wongeye kubikora. Ari wa mugabo yagambye ngo sinzi umugabo yagambye ngo yaragambye ngo wabaha igihugu niwe uzakibasubiza, wabaha igihugu niwe uzakibaka, wabashize ku ndebe niwe uzayibasubiza. Ize naje nkundaga kugibagirwa ndago riza kavuga muri njiwe, ariko mbaje ibintu byo mu Rwanda bagwendeye bande bose narabumvaga. Ubwo rero ize naje ndago ndikugirwa ngo ari umuhanuzi n'ibiki ngo yarahanuye ngo abakigani bari kubutegetsi baberekera abanyendo ngo baziranye n'abatutsi. Ndago mwibukaga muzamunyibutsa wenda ndago mwibukaga. Ariko kandi uwo mugabo ngo ari wawe Kanyarengwe ahantu biti Gatonde ho narageze munanira no kwitaba zandusiye hose narahagaze arabazarendo naho basuhuze kwanza bari kunyuma suhuze abazarendo bo kuri shanja ku mashuri, suhuze abazarendo biyo muri Ngege, suhuze abazarendo mu Kivuruga, suhuze abazarendo mu Gakenge, abinemba abo bose ndabashuje, abo kuri base ndabashuje mu bazarendo, abishorongi abantu kuri base uzamuzara ku kiliziya hariya hejuru ndabashuje, abazarendo bari hano kumva z'abashimwe irurimo ari uva ukagera handi utanga kuzamuka kwegeza ishorongi za Muhondo aho ngaho kuri Panses ndabashuje. Aho ngaho kuri Panses ingotanyi niba ari FDL yakoreye amahano numva ngo habaye agasha mukangiko niwe numva ari kubigamba umutabazi. Rero ingotanyi bazibuye amoko mugongo maze kuzohera amoko mugongo ndamunyamerika kuzigera aza ku butaka bwa Kongo wagiye gufata armée individuelle ngo gikugana n'ingotanyi ndabarayi aba professionnel bakoresha indege cyangwa ibikibo baza byo wenda nabo kwigisha baza, ariko nta mufantasi uzaza. Amerika yifite abagwanyi bazane turahari kandi Amerika yamaze kutubonamo ubushobozi n'ubushake n'ingufu. Bigaze mumva Amerika kwamagana abazarendo, ariko M23 si FDL yisha abantu bangaye mu Rwanda bati miliyoni 20 miliyoni zinizi uretse abantu bagamba ingotanyi z'imwe 94 FDL yisha abantu bangaye bakayira bakitera imisasu ngudara wa FDL yarashe ngo dore bikini biki uriya mwene ngurube azabazwa byinshi nikuru numvaga muri kumugamba niba ari ndedu duki Patrick ndedu duhungire zaba duhungire bayevote bazabaye vote sibiko yevote abanyuza kama kavukati aka gatsiko kamabandi akasobanura uko amategeko kameze agasanga kubagusha bagatangira kumutera ibisuti kandi yagambye ukuri ati ninge babikuganisha nanga none rero murebe ukundu imani turagaharengeye. Ubu ngubu mwari muzi ko Iran kurasa muri bino bihugo Kongo iri kubyungukiramo u Rwanda no kubihomberamo mwagamba muti bitewe kutize ibyo ngibyo bamyute murebe no bihugu byose dabara Iran iri kurasa niyo Kagame yakomanga imiryango ati mumba amasasu none nabaza bari ku muriro bazaje guhereza Kagame amasasu azanye kujya komanga ujyayo kandi nawe ahabetse bati reka uzagurisha u Rwanda amasasi uzagurisha ingotanyi amasasi ibyo biramureba. Ubu ngubu Rwanda no gakora ku mari kendiko ago masasi Amerika yagabika nguko amasasi ko mu Rwanda 94 gari gafite aho gabitse ari nako ingotanyi za dedwanya ziza gutera muri Kongo gari gabitswe nawe tani muzi ko amasasi kaguzwe na leta y'Habyarimana ariko gafashe inzira ya mbere kuza gutera Kongo. Ariko abantu mwese kungida ibintu bamutabiza bamushira hagaragara bamwe gutinya kugamba ngo batabashimu bazana gushimuta urasenga ugapfa terekera ugapfa urarutinya ugapfa kwitegenge ugapfa ndabarahiye. Rero mbakunzi bakarasini kamyasiro ubu ngubu ibintu bigeze narakambiti mwibwe mu gano natanze ndagambuti abantu mu cyumba cyo y'u Rwanda guhera muri Rubavu kagera mu Kidaho mwigengisiriza murukumva ngo hari abantu baje kurasa muri ukabatwa umuringo wakabatwa oya nibabeshire wazarende babeshire FDL ibyo nibanga jya mufata bafasha abantu 8 baragenda bamaze kubafata bafatwa n'abashinzwe guhungabanya umutekano babasanze ari mirambo ibyo nagambye ndagurisoye abandi bangaye bafata aho ngaho meme bafatiweho 4 nibabasanze bapfuye. No murebe kano karere ka Nyabihu ukundu kameze mu karere uturuke wenda za Mudende ndo ngubwo kugamba kuva Rubavu ukagera Canzarwe ari Gwerere za Busasamana zahe za Bugeshi mu kibaya aho hose nindera hamwe ku ngotanyi. Niyo mpamvu wazarinde muri aho ngaho mukanura amaso igihe cyaba ngoma mukigwana mwabona birukanze umusazi y'umubonye aje na uramuhimukamiraga washaka no kamukurikiza amabuye ugico nico ndi kugamba mu gucumva kandi muko nabiga murebe bari abantu
ngo abantu igitero bagaba igitero batazwi, hari icyo gitero cyagabo kiva muri Kongo ifitwe nabo Rucuru na Masisi bafitwe naho ko ari bahafite icyo gitero cyaje kwica abantu kuri position kukabatwa n'icahaganaye cyari giturutse dore ngiyo bagiye gukereya kawo kubera ko bamaze kuba biyahuzi burundu bakwica n'abatutsi 2000 cyangwa 5 kugira ngo berekane ko FDL iri hari. Abo ndako baba inzira karengane, ubwo mugambi ruguriho. Rero mureke mbabwire, muzarenda uri hose kuri no si ya Rurembo, cyane ku maso cyane abazandi bari mu Rwanda muri buno buce bwahoze ari Gisenyi, Kibuye, Ruhengeri na Cyangugu guyeme abazandi muraho mu maso nyekanizo abazandi bari murangi no kamatamo hose twafite abantu mwana, hose twafite abazalendo kandi ntabwo bafite kashe. Bivuze rero ngo RDF isigari imbehe, isigari iki iri kwiyahura buriya gara amateni kaba nibashaka bakadodesha amajipo cyangwa bakadodesha amasogisi bazambara bari kwirukanga. Urugamba ngo umutungo ibintu bya electronique byaraje, Banque Mondiale ni hemba gisigaye cy'u Rwanda biza muri electronique hakaba transaction, iyo transaction izagenda gute kwa automatique bagashira kuri konti yawe niwe bahagarika umusikaza imbanane. Ikindi cya kabiri abasikira mu mutungo bwo guhungabanya amahoro kwisi ndago barungira kubona uko nabagamye ko basezera miliyoni 5 z'inguzanyo abo ngo bahemba kabanguzanyo ibyo nakabye ndago ari bisoho ko ndeberaga ibintu kure kandi mukumva ngo bagiye guta muri Mozambique batangiye kubirukanga ngo mutahe mu jwanyu bandi mutahe muri Mozambique nikubesha muri Cabo Delgado muri Central Africa nabo babaye imidani n'amashini bati muzinya kara kumugenda ushaka iteranya na Amerika. Itangazo nabanye bafunza ambasade y'abantu bafunza ibikorwa by'Amerika ngo cyane umubano n'abanyamerika ariko ko ngo ibyo nibyo utagira isoni ndamwara utazi kimuhatse icari yo murakisi. Ubwo rero kanigire kuri update z'ugamba ndakomeza kugendera muri nduza muri geopolitique. Ico ndi kubabwira na nyina wunda bya umuhungu mana we karabaye kitatire cya Mutabazi. Ubure ukunda ibintu bimeze ingotanyi ziri mu mujyi gwa Goma ndawuhumekero zifite nabwe umuhanda Goma Rucuru twawufunze muri kubireba umuhanda Goma Rucuru urafunzwe zaza Kanyarukinya na Kibati kuva Kibati yemwe ndi muhaza abantu bazi Kibati kuva Kibati kugera Goma si hagati ibirometero 8 kwa kundi zatugoteye mu mugi nako nibyo tuzikore ubwo muhanda nyine kwa Goma Rucuru urafunze nda muntu waje irucuru avuye Goma nda muntu waje Rucuru ngo zigoma nugamba ngo babaye anserikre none ejo bundi Minove anga Minove muko ariba Minove ahantu hari agace kitwa Ruzananga iyo uvuye Nanga ugera mu Sake ugeraga mu Nduza Nanga Bweremana Sake aho ngaho nayo ejo bundi habaye imigwano ya kasa mutwe zangotanyi zose zari zaraturutse muri Kivu ziri kudefanda aho ngaho zaginga Nyomberi ingotanyi kundu zizi kuyahura none ko mukore ku muhanda wa Sake mbega mu cyumweru kimwe kiraje gushira ndangotanya kunyura kukandagira mu Sake ndayo uko ahangaha umuhanda gwa Rucuru Nduza umuhanda gwa Rucuru ukundu kumeze umuhanda gwa Rucuru gumeze guca Rucuru Goma nigo gusapurayinga ibintu by'ibiryo business hose none ukaba uri muri territoire ya Nduza ino ya Nyiragongo ikoze ku park aho ku park Nyiragongo tuyirimo yose naho habereye isibanira ariko rimwe ryaka bahatakariza umwana w'umunyarwanda n'akana k'umunyarwanda baremera ubwo bose bari guhunga bari kuja he muri Goma bamwe bari mu Muniki none mwibuka ku kibuga cy'indege naco batagifite ijambo murumva igisigari bakunze bamenye bamucanurira igisigari niki twebwe bazarenda ko bazadutega umutego ngo bateze litahagara Imana muri 19 nako tuzabyemera n'ugamba ngo ingotanyi uko nabigambye ziva muri Kongo zanze kuva ku neza ariko nizivaye ku nabi tuzazikurikira abanyarwanda bakoze ikosa bemera ko ari abanyarwanda babateye mu gihe Kisekedi yagambye n'abanyarwanda mu gihe Kisekedi yagambye ntabwo ari abakongomani n'abanyarwanda bateye buriya igihe Kagitumba yafatwaga ikosa ryabayemo ereri yabayemo ni ingabo z'u Rwanda zagomba zigakomeza zitwakurikirana umwanzi none indambara ikaba iyo Rwanda na Uganda kumugaragara abasigaye twabonye umwanzi yagiye turamukurikira ku entry ibindi bakazabibazwa nyuma abashinyi ya leta y'u Rwanda bakajayo abashinyi ya leta y'Uganda bakajayo ndamuruzi bura kumukara ibyo nibyo kosa byakozwe muri 19 Kagitumba imaze kugaruka
niba gwendi mirere yanje niyo umuntu utarize w'inyeshamba wabaye inyeshamba ariko inyeshamba ya yindi professionnel yaje kuva mu rwanyi professionnel ushobora gupanga urugamba n'igihe wakagifata ungeze kuri nivo y'abacanjuro ndi muntu mve guca nubwo ndazi gusoma no kwandika none se bingira abaje general ndagusha amashuri ubu ndagari general ako ndago nshaka ipeti rya general ng'ijyabingira Fred ibingira son excellence son excellence son excellence son excellence rero icyo ndi kugamba ngaho umuntu uzikumva yumve bari kwitakishwa ngo ngo sinzi umuntu waganye ngo kuri nyina umwana ataraza muri gutaka ngo FDL ndago mari bayibona ndago mari bayikoza amaso munsi bayikoje amaso ngo FDL ngo yateye mwitaye ibisazi ngo FDL yateye ngo ica abaturage FDL mugamba ndago muyizi FDL mugamba ngo tenye ndago ndi muyizi mwitegure mubaje mu bwonko no mu misokoro ku munsi mwambutse gatoya mukambukara koronishe petite barrière mukambuka hose ubari inyuma ndazahagara kuko muzaba mumeze ngaba muziritse mu mugozi kwa kundi umuntu akururaga ihene akaje imbere ikazimukurikiye nuko bizagenda ingane zo bashoreraga umushumba uyenga ajaga inyuma ingazi kaje imbere ariko ihene nabwo ihene ijaga imbere ya shebuja oya ihene igenda ishiraga mu murunga warabona ingiri mu murunga kwire ndago turinga tugiye kubabera abapagani grimbi icyo twemeje nico ndago tuzi kuza turahura ngo bagiye ejo bagarutse oya kibazo tugiye kukirangiza kuri point final umunyarwanda wese ahari yaba ari mu gihugu yaba no hanze y'igihugu yitegure kwicyo kintu kisabaho ndayindi nsinzi ikenewe nuko tutazatukirira ingotanyi hakurya yewe manza nawe zawo ngitura kwitora kwa koza gutora kwa muri Amerika abari mu Faransa abari mu Burayi abari hehe kajya nitwewe ubwo basha tutawufite ingotanyi bazize amavuta ku buryo abandi banyarwanda batabasiga amavuta bahutuba twabatutsi icyo kintu ni kiba muzirinde amacakubiri muzirinde kwivanga mu bintu mutazi yo byaturutse ejo mutazi ishuri byo mutariye mbigambe abahutu n'abatutsi n'abatwa mu Rwanda nawo mu Kongo ndetse n'abavandimwe umuntu utari umuvandimwe n'ingotanyi abavandara rero umwe mwari musanga mufite 94 muzakomeza uko guko ahangaha ni avertissement ya nyuma ku banyarwanda batuye mu Rwanda batazashiraho urwego ingotanyi zigomba kuriraho batazashiraho ikiraro cyo kwambukiraho ahubwo bagiteme bagice baba umuntu umwe uzaba yivanze azivanga ku mugaragaro ibyo bizamubaswe bakunze bamenye imbamucano muri Sidikivu muge kureba neza twigwaneho nayo igiye gusubiranamo n'ingotanyi mbega ubu ngubu kuko bageze mu birometero 10 Bukavu ejo bundi kaduto akabara abanyarwanda umuza kavumu ikaba iri gukontorora ikibuga cy'indege iri kontrola na wazana na FARDC hajya igisigaye niki ingotanyi gusa ziri kwica abantu henda simbabeshi niyo rero muri mu Rwanda murazihunze muzamenye icyo gukora muze muzigendera kure nizibataka muzatake muzifata amacumu n'imihoro n'ibisongo kugeza ko mwabona imbundi 3 cyangwa 5 ngizigize natangira muzira sumugenda kandi ugamba guziziruka amazara amazo zasigaranye abanyarwandakazi bakunzi bakarasanye kandasira ikiganiro mugisangize bose mugikunde muyikundishira abantu utumvise yumve ibyo karasanye kandasira mu Rwanda yagambye harabifata kaminene bakuva ko bidakomeye gusa kandi biki icyo ngambye ninje ngizi babu karanze ndi munsi y'urujo babu karanze ndi munsi y'urujo amuzukuruza wo kwaburura iyo mubasinga karasanye kamyase rudahunga n'umuheto aho kuba imbwa imyaka 1000 nabindara umunsi gumwe bakunze bamenye mbambo cyano ikiganiro nagasubira umungubu murabona amasaha ageze no gukanura amaso tugashinyika n'amenyo tukarumisha umutima amenyo ariko mungubu ngo tayenda kuba zikiduteye ejo bundi zare manutse zijya mu kaziga hano bita Gatoyi Mahanga Kambure Ngururu ngo zigiye kwica imbunzi urako bazi ko ngo hari imbunzi ziri ndangambi imbunzi bagaho n'abakongomani twese ariko zibagirwa ku kibabi kiniki Rubaya yewe n'agace kato Kanyenzuki Karongi aho ngaho naho gupfumura zabo nose ngabo bagiye yose kubatoragura iyo zihungiye ahantu rero ziragamba kuzafasha mwumva igisasa cy'ingotanyi zize gufata icakora iyo zihungiye ahantu tuzirashi tukazatumura ziragamba zigahunga ngo twafasha hana mwafashe muvuye muragafatana muragafatwa mbiri jewe rero umungo Rwanda nika ndangiza hanga mukundi igano mugikundisheho ufite ikibazo aje kibaza centrale de communication inosa cyose zakingizaho rero dukomeze turi hamwe urugamba rugeze mu mahina indambara yahinduye isura ndabwari yayindi umuhigi niwe ruguhigwa ibyo mwari muzi ko bizashoboka magamba ngotanyi ngo nabatanje umunyamerika rege indambara yinje mu muturage ata abaturage bari kuyobora urugamba ati mwitonde abaturage bari gufata zikira biti imbunda bati byo gutumira muri Vietnam ati tudasuzugurwa niyo mpamvu Amerika yanagasuzugura kuba inshuti ya Amerika ni ibyago bigiritseho n'ibyago no kuba umwanzi wa Amerika byo ni ibyago byonyine gusa
umumenya ngo bishobora kubatangaza ingo induza abanyamerika babonye ibintu bitari kugenda mu buryo, mukabona baje guterura da, kabona bateruye Kagame atije imbere y'inkiko, ariko ibindi babikora abanyamerika bashaka ko Kagame agomba gupfa. Niyo uzamufata mbere bazi ko agomba kumwica ngo tegeko rihari, kandi ko ngo bamufate hari abasirikare bagomba kumwica ubwabo kugira batazagira imbere y'inkiko. Ariko rupfu Kadafi yapfuyemo, ese Kadafi kumufata amashini imbere y'inkiko yizwe byandaniranye? Oya, ahubwo ahamukuye Ubufaransa nibwo bwakanga muti mwicinga bahita murangiriza ngaho. Kagame rero abategeka Kagame ndazawo yaragambe ngo nzaje isi aho gajambo mukibuke. Rero bakunze bamenye impamvu cano, bakunze bakarasanye Kamyasiro, ubwo turakomeje ibindi bikugenda bikuburyo mugira amahoro bw'Imana, kandi mugira ubwenge kubuza ubwenge aba yapfuye.